umva uko Imana ivuganye nawe nonaha. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Yesu arakubwiye ngo nonaha byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Hari umudamu wari umaze imyaka 38, amaze imyaka myinshi arwaye, afite ikibazo cy'uburwayi bwanze gukira. Ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 5 ku murongo wa 8. Uyu mudamu yari amaze igihe kirekire byaranze, nk'uko nawe umaze igihe kirekire byawe byaranze. Amateka yawe yanze guhinduka, ufite ubukene, ufite umwaku, ufite karande, wabuze minerivare, mbese ubukode burakujahaje, urashonje, baragusuzugura, barakugwanya. Ariko nonaha Uwiteka avuze ngo byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Hari ibintu Yesu akemuye ku buzima bwawe, ntabwo bizongera kubaho ukundi. Yesu yakubwiye ngo haguruka ugende, hari aho aba akujyanye he? Dore akubwiye yuko ugiye mu kazi keza, aguhaye poromosiyo, dore atanze minerivare, dore agakuye mu bukode, atanze akazi, atanze inzu zanyu, dore agarinze abanyeshari, dore agarinze abanyamatiku. Yesu kugira ngo agire ibyo akora ku buzima bwawe, hari icyo usabwa kwihana, ukareka ibyaha, ukakira Yesu n'umwami n'umukiza wawe. Ukeneye ko Yesu akugirira neza, ukeneye ko Yesu aguhindurira amateka. Ndagira ngo usubiremo aya magambo, vuga ngo mwami Yesu, nakoze ibyaha, sinzongera ukundi, mbabarira. Ukirivuga Yesu aguhaye imbabazi. Ibuka ko Yesu yakubwiye ngo byuka wikorere uburiri bwawe ugende, aguhaye umugisha. Nonaha akira ijambo ry'Imana. Ntukagende udakoze subscribe kuri Dukuze Umuremyi Church online channel yawe. Murakoze.